Dore inkomoko y'impamvu dukoresha plake y'umweru imbere n'umuhondo inyuma. Wari uzi ko uburyo dukoresha plake z'imodoka mu Rwanda butari ubwacu gusa, ahubwo ko bufite amateka maremare ku rwego mpuzamahanga? Reka turebere hamwe uko iyi system yatangiye n'impamvu yatoranyijwe n'uko yageze mu Rwanda. Uburyo bwo gukoresha plake y'umweru imbere n'umuhondo inyuma bwatangiye mu Burayi cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi byatangiye kugaragara cyane mu kinyejana cya 20 hagati y'imyaka y'1960 n'1970, igihe ibihugu byinshi byatangiraga gushyiraho amategeko mashya agenga umutekano mu muhanda. Muri icyo gihe impanuka zo mu muhanda zariyongereye kubera ubwinshi bw'imodoka n'iterambere ry'ubwikorezi. Nibwo abashinzwe umutekano mu muhanda batekereje uburyo bwo gufasha abashoferi kumenya neza imodoka bari imbere cyangwa se inyuma yabo, cyane cyane mu bihe bigoye nka nijoro, mu mvura cyangwa se mu gihu. Nuko havutse igitekerezo cyo gukoresha amabara atandukanye ku mpande z'imodoka. Ibara ry'umuhondo ryahiswemo gushyirwa inyuma y'imodoka kubera impamvu zikomeye z'umutekano. Umuhondo ugaragara cyane mu mwijima ndetse no mu bihe by'imvura cyangwa se igihu. Ibi bituma umushoferi uri inyuma ashobora kubona imodoka imbere ye vuba kandi akagira igihe cyo kwirinda impanuka. Ku rundi ruhande, umweru ushyirwa imbere y'imodoka. Impamvu ni uko umweru utuma nimero y'imodoka isomeka neza iyo imodoka iri kuza ifite amatara yayo. Ibi kamera zo mu muhanda ndetse n'abandi bashoferi kumenya imodoka mu buryo bwihuse kandi busobanutse. Iyi system ntiyaje mu Bwongereza gusa, ahubwo yakwirakwiye mu bindi bihugu byinshi byo ku isi, cyane cyane ibikoresha amategeko asa n'ay'i Burayi mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Mu Rwanda iyi gahunda yatangiye gukoreshwa mu buryo bugezweho mu ntangiriro z'imyaka ya 2000 ubwo hashyirwagaho amategeko mashya agenga ibinyabiziga. Guverinoma y'u Rwanda yashyize imbere umutekano mu muhanda, ikoresha system zigezweho zifasha kugabanya impanuka no koroshya igenzura ry'ibinyabiziga. Kugeza n'uyu munsi iyi plake system iracyakoreshwa kandi ifite akamaro kanini mu gutuma imihanda yacu ibitekanye. Si ibyo gusa, kuko plake z'imodoka mu Rwanda zifite ibyiciro bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'imodoka. Hari plake z'imodoka zisanzwe z'abantu ku giti cyabo, hari n'iz'igihe gitoya kizwi nka ID, hari n'iz'abadiplomate zizwi nka CD cyangwa se CMD, hari n'iz'imodoka za leta GR, iz'ingabo RDF ndetse n'iza polisi RNP. Hari n'izindi plake zidasanzwe zishobora kuba ari iz'umuntu yihitiyemo izina cyangwa se nimero yifuza. Ibi byose bigaragaza uburyo system ya plake z'imodoka itagamije gusa kuranga imodoka, ahubwo ifite n'uruhare runini mu mateka, imicungire y'imodoka ndetse no mu igenzurwa ry'igihugu. Mu mateka, mbere y'umwaka w'1994 u Rwanda rwakoreshaga system itandukanye, aho plake zagaragazaga prefectura umuntu aturukamo. Ibi byatumaga imodoka zimenyekana hashingiwe ku turere. Ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu cyahisemo guhindura byinshi mu mategeko no mu mikorere, harimo no gushyiraho system nshya y'igihugu yose ikoreshwa kugeza n'ubu. Iyi mpinduka yatumye igihugu kigira uburyo bumwe busesuye bwo kuranga ibinyabiziga bunoze kandi bujyanye n'igihe. Ndabashimiye mwe mwakomeje kunega amatwi.